bayobozi b'uturere twa Nyabihu na Rubavu n'aba vice mayor b'akarere ka Musanze katwakiriye, banyamuryango ba Unity Club Intwararumuri, bayobozi ba RDRC, muyobozi uhagarariye Ibuka, bayobozi mu nzego zinyuranye iza leta n'izigenga, abayobozi muhagarariye amadini n'amatorero, abahoze mu mitwe yitwaje intwaro bari mu rugendo rwo gusubizwa mu buzima busanzwe, abandi baturage mwese twatumiye, mwaramutse neza. Turabashimira ko mwitabiriye iki kiganiro nyunguranabitekerezo ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugendo rwo kongera kubaka ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda muri iki kigo cya Mutobo Demobilization Center, ahantu hafite igisobanuro cyihariye mu rugendo rwo kongera kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Mumfashe dushimire ubuyobozi bwa Unity Club Intwararumuri, by'umwihariko umuyobozi wayo mukuru Nyakubahwa Jeannette Kagame, madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, kuko ubuyobozi bwa Unity Club nibwo bwateguye ikiganiro muri iki gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibiganiro bibera mu rubuga nkuru bifasha abanyuze muri aya mateka gutura umutwaro bikoreye, ariko n'ababandi badashaka ukuri cyangwa bakigoreka amateka yacu bakarushaho kuyumva no kuyasobanukirwa. Turashimira kandi Rwanda Demobilization and Reintegration Commission yatwakiriye ku ruhare rwayo rukomeye mu gushyira mu bikorwa politiki ya leta y'u Rwanda igamije kwakira, kwigisha no gusubiza mu buzima busanzwe Abanyarwanda bava mu mitwe yitwaje intwaro kugira ngo bongere baba abaturage bazima bafite uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. Nk'uko umuyobozi wa komisiyo abisobanuye neza, ikigo cya Mutobo ni ikimenyetso gifatika cy'amahitamo igihugu cyacu cyafashe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni gihamya y'uko u Rwanda rwahisemo kubaka aho gusenya, guhuza aho gutanya, no guha amahirwe aho guheza. Nyuma y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi no kubohora igihugu, guverinoma y'ubumwe yahisemo gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda no kubaka igihugu gishingiye ku ndangagaciro z'ubwiyunge, ubutabera n'iterambere risangiwe. Hari abakomeje kwibaza impamvu igihugu gikomeje kwakira Abanyarwanda baturuka mu mashyamba ya Kongo nyuma y'imyaka 32 Jenoside ihagaritswe. Ariko igisubizo kiroroshye. U Rwanda ntabwo rwareba abaturage barwo nk'abanzi, ahubwo rubabona nk'abanyagihugu babasha gutanga umusanzu mu kwiyubakira igihugu. Muri aba batahuka harimo abatwawe ari abana, abavukiye mu mashyamba, abamaze imyaka myinshi bigishwa ibinyoma ku gihugu cyabo. Hari kandi n'abakuze muri bo batazi cyangwa birengagiza nkana ukuri ku mateka y'u Rwanda. Mbese iki ni ikibazo, mbese ntibakwiye gutaha bakigishwa bagafatanya n'abandi mu rugamba rw'iterambere? Tubizi twese nk'Abanyarwanda ko u Rwanda ari ingobyi duhetse twese, ruhora rutegeye amaboko abana barwo, harimo n'abatatiye igihango cy'ubunyarwanda. Ibi nibyo budasa bwacu. Bavandimwe, Jenoside ntabwo ibaho ari impanuka cyangwa ibyago bigwirira abantu, ahubwo ni umugambi utegurwa igihe runaka kandi ugashyirwa mu bikorwa hashingiwe ku ngengabitekerezo iba yarabibwe y'urwango n'amacakubiri. Iyo twiga cyangwa dusubiramo aya mateka, ntabwo tuba dushaka kwibanda ku byahise gusa,
ni uburyo bwo kubaka ejo hazaza dukomeza guha urubyiruko n'abazadukomokaho umurage w'ukuri, kugira ngo batazongera kuyobwa n'abashaka kugoreka amateka cyangwa gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo bushya. Nubwo akarere duherereyemo gakomeje kurangwamo ibibazo by'umutekano muke, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imitwe nka FDLR ikomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, urwango no guhungabanya amahoro, amateka atwigisha ko nta mbaraga izo arizo zose zashobora gutsinda igihugu gifite ubuyobozi bwiza, gifite abaturage bunze ubumwe kandi biyemeje kurinda ibyo bagezeho. Bambwiye ko 99% ari urubyiruko. Rubyiruko turi kumwe. Nubwo bamwe mu bakuru bagize uruhare mu gusenya ubunyarwanda bakanabishoramo urubyiruko, ku rundi ruhande hari abakuru batoje abato ubutwari no gushyira imbere ubunyarwanda, bityo bagira uruhare mu guhagarika jenoside, kubohora igihugu no kubaka u Rwanda turimo uyu munsi. Namwe mukwiye gukura musobanukiwe neza aho igihugu cyavuye, aho kiri n'aho kigana, n'inshingano mufite zo komeza kubaka igihugu cyunze ubumwe, gitekanye kandi giteye imbere. Gukomeza kurwanya icyadusubiza inyuma ni igikorwa kidusaba gushyira hamwe, turwanya abakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, kugoreka amateka, guhindanya isura y'igihugu cyacu, kwibasira ubuyobozi bukuru bw'igihugu, by'umwihariko Perezida wa Repubulika n'ingabo z'igihugu RDF zagize uruhare mu guhagarika jenoside, bakaba bakomeje gukora ibishoboka byose mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Rubyiruko, ibi bihora bivugwa, ariko reka twongere tubisubiremo. Ibyo twagezeho ntibigomba gutuma twirara. Tugomba gukomeza kuba maso. Tugomba gukomeza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho yaba iva hose. Nta wundi uzabidukorera, ni inshingano zacu twese. Mbere yo gusoza, reka nshimire abateguye iki kiganiro ku bwitange n'umurava biza gukoranwa, ndetse murabona nuko twakiriwe. Ndashaka kugira kandi nshimire abemeye kuza kuduha ibiganiro. Ndashimira kandi by'umwihariko abitandukanyije na FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro ifite intego yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mwarakoze kwitandukanya n'ingengabitekerezo mbi. Aya mahitamo mwakoze, kugira ngo twongere tubashimire mu by'ukuri ku cyemezo cyiza bafashe. Aya mahitamo mwakoze agendana n'inshingano mufite zo gufatanya n'abandi banyarwanda gutanga umusanzu wanyu mu kubaka ejo hanyu n'ah'igihugu. Ndifuza guhamagarira buri munyarwanda gukomeza kuba umurinzi w'ubumwe bwacu, umurinzi w'ukuri ku mateka yacu, n'umurinzi w'ibyagezweho. Dukomeze twubake u Rwanda ruzira jenoside, ruzira amacakubiri kandi ruzira urwango. U Rwanda twese twishimira kandi abazadukomokaho bazishimira kuragwa. Murakoze, tugire ibiganiro byiza.